tuza amakuru afatika yuko leta itaza mubwiriza mu kinyamakuru cyose gikora inkuru itishimiye leta cyangwa se ivuguruza leta cyangwa inenga leta ngo ntabwo tugomba kubona amafaranga. Hari n'abanyamakuru ano bafunzwe, hari bacyuma barafunzwe, hari n'abandi bantu basanzwe batari abanyapolitike ariko bafite ibitekerezo bya politiki nka bakarasira bafunzwe ariko bavuga ko barahohoterwa muri prison, bakubitwa, bacyuma baravuga ngo bafatwa nabi, n'abandi ba Professor Kayumba bose baravuga ko bafite ibibazo, n'abandi batandukanye. Muri iyi nama uwo Bernard Ntaganda mwari kumwe icyo gihe 2009, uwo Ingabire Victoire mwari kumwe, Bernard Ntaganda yaravuze ngo iyi Commonwealth ngo ni itsinda ry'abanyagitugu n'abashebuja babo. Ingabire Victoire avuga ko bamwangiye kwitabira nama, anavuga ko Boris Johnson akwiye kujya gusura gereza zo mu Rwanda akareba icyo gihugu. Ibyo bavuga nibyo cyangwa se byo? Naye nibyo nakubwiraga ati. Hanyuma muri iyi nama twabonye abadepite bamwe bo muri ibyo bihugu bifite ijambo rikomeye muri uyu muryango w'ibihugu bihuza abavuga ururimi rw'icyongereza basura Ingabire Victoire. Ira ni ibihe message bari bishatse gutanga? Buriya turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko aho muherereye muri amahoro. Turi kumwe na Honorable Frank Habineza, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku ruhande rw'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Muraho neza Honorable? Muraho cyane. Namahoro. Namahoro. Ntabwo twari tubaherutse. Ariko turabonetse. Cogamira rangiye murabonetse. Warayitabiriye? Ntabwo nashoboye kuyitabira kubera abantu abashitsi bari benshi cyane, abasangwa haguma kujyamo bakeya. Ariko wakurikiranye imirimo yayo? Yego twarakurikiranye. Hanyuma rero wigeze utangaza ko u Rwanda kwinjira muri Commonwealth mu 2009 rwihuse. Ushingira ku kivuga ko rwihuse cyangwa byihuse? 2009 ishaka ya demokarasi no kwegera ibidukikije mu Rwanda n'ubu yari rikivuka ko icyo gihe ryavutse mu kwa munani, kandi no procedure yo kujya muri Commonwealth yabaye ngaho mu kwa 10 ngirango ati mu icyo gihe ngirango kirezo gakeya. Ariko byaje kuba ishaka ryacu twatsanze kwakoresheje kongre tukabuzwa uruhusha ndetse tukanakubitwa, niba mu by'ukwa simple badukubita neka n'abatu dutangiye inama bakaza kuraho uruhusha kandi twari turufite. Iyo byose nyine byari ibimenyetso bivuga yuko mu yamahame yo kujya muri Commonwealth harimo ihame ryo kwemera ubwisanzure mu bikorwa bya politike. Ubwisanzure mu bya politiki biba bivuze kwemera amashyaka atandukanye atavuga rumwe na leta, yita multipartism cyangwa pluralism, ibijyanye n'itangazamakuru, ubwisanzure bw'itangazamakuru, ku itangazamakuru rya leta n'irigenga byose bikora nta nkomyi, ndetse ubwisanzure mu kwishura ukizana ugatanga ibitekerezo byawe utikanga. Mu gihe kuri icyo gihe 2009 twabonaga ibintu byose tutabyujuje, ari twebwe twarakubitwaga, abantu bacu bakafungwa, ndetse icyo gihe n'uwari vice president wanjye isahunga. Icyo gihe yashizeho kesi, yari umugore, iyo kesi yafashe ndi ku ngufu, kandi icyo gihe yari umugore yafashe ndi umugore ku ngufu, ahita abona tino bintu bidanje ahita ahunga. Icyo nyuma yaho n'abandi barahunze icyo gihe. Byari bimeze nabi cyane kuko icyo gihe yari umukozi mukuru muri leta, ategereza ahita bati umuntu w'umuyobozi muri leta itaza muri Green Party, bivugiye ko bidanje. So nuko noneho bikomeza kuba ibibazo. Itangazamakuru icyo gihe nayo yari ifite ibibazo, abanyamakuru bafungwa, abandi barimo guhunga. Muri ibibazo byari mu museseshe gihe zora mbura mu nkiko, ari umunyamakuru Gasasira w'ikinyamakuru umuvugizi nawe ari mu bibazo bikomeye cyane icyo gihe. Afeti wabonaga nyine ari itangazamakuru ryari mu bibazo. Noneho tukavuga ati rwose Rwanda ntabwo ruri tayari, bagomba kubahiriza bino bintu mbere yo kujya muri Commonwealth. Ubwo nyuma yaho twakoranye n'imitwe ya politike ya Green Parties ku isi yose, ari muri Australia, ari muri Ubwongereza, muri Pakistan, Misiri, n'ahandi hose ku isi yose, nyine muri Canada n'ahandi hose no muri Amerika. Tukora amatangazo yo kwamagana cyo gusaba ko u Rwanda rutemerwa, dukoza declaration, dukoza press release, tukanatangaza amakuru, kandi imitwe ya politike yari ifite itangazamakuru rikomeye cyane. Inama yabereye muri Trinidad Tobago muri za Amerika. Tukora iki tuza abantu bacu
ndetse dukorana n'umuryango w'uburenganzira bwa muntu wo muri Commonwealth yitwa Commonwealth Human Rights Initiative. Turagira ariko nyuma yaho baza kutuvuga ati mureke u Rwanda rwemerere ati kuko nitugwemerera nibwo tuzashobora kuganira narwo naho ubundi bikuvuga ko ruri hanze tuzakomeza kuba nk'inyeshamba nyine ikora ibyo ishaka byose nta muntu ushobora kuba yayibaza ati ubahe mu ishamba n'iki byose ko ntawe uzahiba ariko tuba turi kumwe ntabwo bazaca bakiri inyeshamba tuza turi kumwe nabo tuganira nabo hari igihe bizagenda bikora iki bihinduka so navuga yuko ntabwo nicyo nashimira Commonwealth ntabwo yayizigize tujugunya twakomeje kuganira nayo ikatuba hafi ndetse n'inama yakurikiyeho iyo bita CHOGM inama ihuza abayobozi bakuru b'ibihugu icyo gihe gusa byabaye biri mu ishaka ryacu ko twahise tunahunga nanjye nahise mpunga na vice president wanjye Kandori Kagame Seleka yahise yicwa rw'agashinyaguro biba bibi cyane byishingiye kuba mwarasabye ko rutakwemerwa oya ubwo bishingiye ko muka politiki wari hano mu Rwanda ubwo ariko ubwo nari bamaze kwemerwa n'ubundi ariko tugeze mu buhungiro twakomeje gukorana na Commonwealth n'abantu mwabuze dore ukuntu bimeze ubwo nyuma y'inama y'CHOGM yabereye muri Australia 2011 barantumiye njyayo ndetse natumiye na leta ya Australia icyo gihe hari Prime Minister Kevin Rudd yari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Prime Minister Julian turavugana bavuga toke bamfasha bamutangazamakuru ya leta nk'ibimeze nka RBA n'ibindi binyamakuru bitandukanye tutanga ibitekerezo byacu buri munsi tutanga ibitekerezo tugaragaza uko u Rwanda rutagombye rwagomye guhinduka cyangwa rwagomye kwemera imitwe itandukanye kandi icyo gihe n'abandi bari basigaye mu gihugu bari bamaze gufungwa ubwo ari Madame Victoire Ingabire na Maître Bernard Ntaganda icyo gihe umusiko twakoranaga nabo byari tameze neza rwose byose nkabigaragaza ati dore twebwe twarahunze ariko n'abandi basigaye mu gihugu nabo barafunzwe dore ko bimeze nuko byaje Fedofenza gutumira mu nama ijyanye n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga iyo nama nagiyemo nahuye na minisitiri mushiki wabo icyo gihe 2011 ubwo urumva ko twaje kubona amaso ku maso tushyira mu bya bindi nuko na Professor Shakara ari icyo gihe ariko abayobozi bo muri Australia bakomeza kuganira nabo icyo gihe gahunda zirakomeza bababwira ati rwose kuki mutabemera muri pateni kiye cyaba afite ati nta cyaba afite cyaba gufurakana umunyabwoba bagizweho nase n'ubwo nagize n'ubuhe ko vice president yapfuye na n'ubu bamutarabamenya mutarabafata mubaze mubafate nibura nanjye numvugo niba ari ubwoba nanjye numve ko nta kibazo mfite ntabwo muri makeya byarakomeje ko umuntu wese yakomeje kutuba hafi n'inama yabaye ihuje guverinoma zose za East Africa n'amashaka position yabereye muri Tanzania Dar es Salaam bivuga byabaye 2012 baza kuntumira hari mu mwezi wa gatanu njyayo naho turaganira icyo gihe abahagarariye u Rwanda bari bahari n'abandi bahagarariye ibihugu byose perezida w'inteko ishinga amategeko zitinga amategeko zose bari bahari n'imitwe ya position nuko nabo ko nubwo bitacemutse ariko byagize bigira indi ntabwo byateye so nabo ko icyo Commonwealth yambwiye cyabaye ukuri kuba u Rwanda rwabaye muri Commonwealth byatanze amahirwe yo gukora iki bashobora kuganiriza u Rwanda ku buryo Fedofe urumva ko naje gufata umwanzuro wo kugaruka maze kumva yuko nta cyaha mfite ko naza batashobora kuhita bamfunga nkavuga ati niba amfunga bashobora kumfungira ibindi nakoreye hano mu Rwanda ariko ko baza nta kindi cyaha cyagaragara ko nakoze cyaha cyo gushaka demokarasi kandi icyo cyaha niba ari cyaha cyo gushaka demokarasi mu Rwanda icyo ndemera nagiye bakimfungire kuko ibindi numvaga nta kindi cyaha gihari so ubwo naragarutse tutagerageza murabizi ko nubwo nagarutse ntabwo byoroshye n'ubundi hari n'abandi bo muri Commonwealth perezida w'Parti muri Australia yashatse kuza kudusura bahita mubuza yuriye indege kuza bamuha visa kandi yari ayifite ageze ku kibuga cy'indege yitwa Bob Brown Senator Bob Brown icyo gihe urabyumva cyari 2010 ubwo ni leta hano yamubuje yego rero yari mu visa ayemaze kuri indege bahita yimukuraho ageze ku ndege yamwe ati ndabona visa yawe itembe kujya mu Rwanda urumva byari bitoroshye nyine so navuga ko twakomeje guhatana finaloma 2013 gushaka ryaje kwemerwa so navuga ko muri rusange Congress nayo ruhari yagize mu kuba nashoboye kuba nagaruka niba kugira ako cyizere yuko nta cyaha afite kuko bashoboye kubaza cyaha afite kirabura babyumagira nako n'ikindi nabo no kuri leta y'u Rwanda ikamenya yuko nanjye mfite nanjye abagabo tuvugana nabo bavugana nabo ubona byari byiza cyane ko mfite amaboko nanjye ubona ko nanjye mfite amaboko nabyo byari byiza nabyo ku rundi ruhande nayo maguru parties yo ku isi yose arakomera n'ubu twaganiraga nawe cyangwa se yafashaga so navuga yuko icyo muvugiye byose nuko
twamaganye u Rwanda ariko nubwo nagarutse bya bindi byinshi byari bitarakemuka ibyo twavugaga n'ubundi bwisanzure gusa ikiza cyabaye nuko ishaka yaje kwemera 2013 uruwe yari intambwe kandi abantu benshi cyane barashimira u Rwanda ko bashoboye gufata iyo ntambwe kwemera n'ishaka ritevuga rumwe n'ubutegetsi 2013 murabizi twakoze ibikorwa bitandukanye birimo kuba twaranze yuko itegeko nshinga rihinduka tutega leta y'u Rwanda mu rukiko muzi ko no matora yabaye uko guhindura itegeko nshinga twari ku ruhande rwa gutora oya murabyibuka byose twakoze byari byinshi cyane ndetse n'ejo bundi tujya no matora ya Perezida wa Repubulika ndetse no matora y'abadepite tujya no mu nteko ishinga amategeko so navuga ko ari intambwe yagiye iterwa bitewe natwe kuko twakoze politike nuko u Rwanda nabo rwagenda rushaka gukomeza kuba igihugu cyiza kurusha uko cyari kimeze mbere navuga ko harimo impinduka irahari ariko ibibazo bimwe biracyahari bikeneye gukemuka urwo rugendo rwose rurusobanuye ndetse ugaragaje n'uburyo u Rwanda rwageze muri uwo muryango uwo muryango ukimara kwemera u Rwanda kandi mwe mwarasabaga ko u Rwanda rutajyamo rutakwakirwa wawufashe ute ishusho wahise uwugiraho utarakora ubwo busesenguzi bwose utubwiye nyine urumva ko turimo kuganira nabo direct batubwiye ati u Rwanda nitutarwemerera ruzaba inyeshyamba ariko nitwemerera bizaba ari byiza ko tuzaba tuganira nabyo kandi bishobora kuzagira akamaro si nibira gisobanuye yuko yego twarabyamaganya ariko bamaze kuremera amaze kubisobanura yuko kurwemerera biri bugira akamaro twaracecetse gusa turabyuba twabaka twitega amaso tukora iki turebe ndavuga ariko ntimuzadusige ntimuzatwihorere mukoze mutube hafi nabo bakora manizeza icyo gihe ko bazaduha hafi harimo ubuyobozi bukuru bw'umuntu wese icyo gihe n'uwungirije yabaga mu sinze kuvuga byinshi cyane ariko nuko mvuze ko wese gusa ariko n'ibihugu nk'igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cya Canada kirakomeye muri kumwe wese n'igihugu cya Australia ibihugu za leta zatubaye hafi cyane ariko muri wese n'umuryango ariko n'ibihugu bigize ko wese arimo ibihugu bikomeye muri kumwe wese urumva bifite ijambo rinini cyane kubera ko bifite ubukungu buri hejuru n'abaturage benshi cyane bikagira ijambo ryinshi cyane navuga ko ibihugu bya Bwongereza Canada Australia n'ibindi byakomeje kutuba hafi cyane ndetse byagize akamaro mpamvu nkubajije icyo kibazo ejo bundi muri iyi nama uwo Bernard Ntaganda mwari kumwe icyo gihe 2009 uwo Ingabire Victoire mwari kumwe Bernard Ntaganda yaravuze ngo iyi Commonwealth ngo ni itsinda ry'abanyagitugu n'abashebuja babo Ingabire Victoire avuga ko bamwangiye kwitabira iriya nama anavuga ko Boris Johnson akwiye kujya gusura gereza zo mu Rwanda akareba icyo gihugu urumva abo bantu mwari mugifite iyo myumvire n'ubu baracyayifite ibyo bavuga nibyo cyangwa se byo naye nibyo nakubwiraga ati hari byakemutse ariko hari n'ibindi bitarakemuka so hari bimwe bigaragazwa mu rwego rwa politike bikenewe gushakirwa umuti niyo twavuga by'amashaka ya politike nubwo twemerwa ariko hari n'abandi atifuza kwemerwa tuvuga ati bwego hakiye imyaka 9 twe tumaze kwemerwa abandi babyifuza ariko bujuje ibyangombwa bafite gahunda nziza bakwemerwa abantu baje mu tegeko naho bakwemera nacyo turabisaba rwose nuvuga ngo ikindi dusaba nuko nitangazamakuru naryo byasubiye inyuma cyane ukurikije uko byari bimeze 2009 na 2010 ibinyamakuru museso umuvugizi bifungwa cyangwa bafungwa cyangwa bahunga ndetse icyo gihe na munyamakuru Saidati Mukakibibi na Nyesi Nkusi barafunzwe hari byasubiye inyuma cyane nubwo yagiriza muka tumaze kugaruka kuko kugaruka kwacu no gufite cyo kwamaze mutangazamakuru tutahuse ko twabafashije gutinyuka ariko itangazamakuru ryandika yarazimye burundu ndavuga ibyandika ibinyamakuru bisohoka print media ntaho tukibona ibinyamakuru byandika ni kuri internet gusa bihari no kuri za YouTube yego amaradiyo iyo yashoboye kuzamuka kuko mu radio ubona ko ibitekerezo abaturage babitanga ku maradiyo ariko ikibazo cy'amaradiyo biravuga bikahita bigenda ntabwo bigaruka ariko ikinyamakuru cyanditswe kirasigara nubwo nabwo iterambere ariko ahandi birahari mvuganira ibinyamakuru birandika birahari ni no muri Kenya birahari ntabwo birakora byandika ariko kuri internet bigakora kuko ntabwo wabona umuntu wese azareba kuri internet ubusa abantu biza kinyamakara abantu baburera bava ko bose bazi internet ariko hari n'ikopi cy'amakuru kigira bari niva bageraga yo bakayisoma ndetse n'undi cyasose no ku radio bakabisoma no ko bati kinyamakuru imvaho hasoze kinyamakuru museso hasoze kinyamakuru runaka hasoze urabivuga ko iyo ariko ikibitera niki nuko leta ifitaho yashize ingufuri yarafunze kujyanye n'amafaranga kwija mutangazamakuru cyigenga
kwa tuza amakuru afatika yuko leta yatanze amabwiriza mu kinyamakuru cyose gikora inkuru itishimiye leta cyangwa se ivuguruza leta cyangwa inenga leta ngo ntabwo tugomba kubona amafaranga avuye muri leta ariko n'ibi byabanje kuba muri leta ariko nyuma yaho baje kurenza babishyira no mu tangaza no mu societe no kuvuga mu secteur privé ugasanga ya company akomeye cyane amasosiyete akomeye cyane nka za MTN zaburirwa ntabwo uzatinyuka guha ikinyamakuru kiri buhora kiruka leta bitagenda kikatinya nacyo kubera ko leta ibifiteyo ukuboko urumva nko muri Bralirwa leta ifite imigabane muri MTN ari ukuntu leta ushobora gusanga ifite imigabane n'ahandi gutyo cyangwa ugasanga nyine n'ahandi hose n'ahandi leta ifite imigabane ugasanga n'abantu bafite ubwoba none ugasanga yatangaza amakuru yigenga yacumbagira nayo maradiyo aramwe yafunzwe murabizi yabuze ubushobozi arafungwa arimo ndakora ariko acumbagira nko tuvuga amaradiyo meza cyane nka Contact FM ukuntu yakoraga neza cyane iracumbagira ariza yacavuga se ahubwo ari City Radio iracumbagira nibivuga se yakunyanga iravuga City Radio irahari abanyamakuru bavayo bararega mu nkiko nawe uko bari bashebuja cyangwa se abanyiri binyamakuru batashaka kuhemba ariko amafaranga bakoze iki babayabuze n'izindi zihari ziba zirimo guhenyaza zishakisha uburyo zakora iki zakora so kuvuga ngo turifuza ko leta rwose ifungura iyo ngufuri yikuraho ikareka itangazamakuru yigenga ikabona amafaranga none twasaba ikigega cyafasha itangazamakuru yigenga twakise Media Development Fund icyo kigega kifasha itangazamakuru kijimo amafaranga ya leta abanyamakuru bashobora kuba babona amafaranga mu buryo bworoheje niba ari n'inguzanyo itafite inyungu twarabisabye ndetse twasaba yuko ikinyamakuru cya leta cya RBA Radio na Televiziyo y'u Rwanda bitajya byihariye amatangazo ya leta mutangazo ya leta cyafata 50% andi akajya mutangazamakuru yigenga za Flash za TV za n'izindi za Isango Star n'izindi za TV10 n'abandi bose TV bose rero bakagira ikintu babona ya 50% isigaye kugira ngo arabitware byose so icyo gihe niwo avo aricyo bita capacity mwubaka itangazamakuru kuko udafite cash ntabwo urabizi ko nta kintu wakora so abanyamakuru bafunzwe hari bacyuma barafunzwe hari n'abandi bantu basanzwe batarabanya politike ariko bafite itekerezo ya politike nka bakarasira bafunzwe ariko bavuga ko barahotewe muri prison bakubitwa bacyuma baravuga ngo bafatwa nabi n'abandi ba Professor Kayumba bose baravuga ko bafite ibibazo n'abandi batandukanye tukavuga ati muri prison naho ntabwo umuntu yagomba kugera yafatwe iyo afite igihano cyahaje ntabwo agomba kumwongera ikindi cyane cya kabiri kandi afite igihano yamaze gukatirwa n'inkiko uruva ibyo byose ni ibintu bivuga bigomba guhinduka kugira ngo Rwanda rwacu ruri muri Commonwealth noneho rugiye no kuyobora Commonwealth ku myaka 2 rugire isura nziza aho turaza kuhagera ariko ni nabyo aba banyapolitike bandi bantaganda na ba Ingabire bavugaga bati kugira ngo inama nk'ibere mu gihugu kikirimo ibibazo nk'ibyo byo ubwabyo si igisebo kuri uyu muryango wakoze kuri ngiye nabona ko ari igisebo kubera ko ukurishije ibyo twumvikanye na Commonwealth ngiye mbona biri muri gahunda nziza ndetse no muri Francophonie buriye nabo tuganira cyangwa se twaganiriye nabo urwo rugiye kuyobora Francophonie hari ibyo twagiye tuganira twavuga ati se Rwanda mu bakuru ugiye kuyobora Francophonie mwariye nibi bibazo bifite hari icyo muzabikoraho bakatwiza tufite cyo tuzabikoraho ubwo ya Francophonie sishaka kubitindaho cyane nashida kuya Commonwealth ariko na Francophonie nabyo navuga ku Rwanda rwarigiye muri Francophonie turengisha kabifite icyo byatumariye ntabwo ndi bukubwire ngo n'icyo ariko kirahari kubera ko hari ibyo twaganiriye n'abandi bashinzwe Francophonie babyumvagiramo sinakubwira ko mutwe politiki tugunda ukora ndazo tuba tumeze ari muri dukora nk'inyeshamba nawe yakubwira ngo bavuga kandi cyane tufite dukora nyine mu buryo nyine tuvuga ijambo yacu rikagera aho rigomba kugera kandi rikatwara n'igisubizo cyabyo kuko no muri Francophonie ku Rwanda rurimo n'imutwe ya politiki iri mu Rwanda cyangwa se n'abanyarwanda tubifitemo inyungu zifatika zimwe tuzaza tuzibagezaho mu minsi iri imbere ariko muri Commonwealth ko yabereye mu Rwanda yarimo inyungu oya nanivuze kubera mu gihugu kirimo ibibazo nk'ibyo yego kuko biraganirwaho ubu niyo mpamvu turimo kubiganiraho ubu ari gihe twatumaze iminsi tugiye mu ya M23 tugiye mu Bugande tugiye mu Burundi twibagiwe twebwe ko natwe tubaho ko turiho urabyumva ari n'igihe mu tuvuye mu bitabute wagiye umuntu aba mu buryo bubi cyangwa se mu mibereho mibi akayimenyera nk'aho ubuzima busanzwe
kandi atari ubuzima busanzwe. So hari igihe tumenyera imibereho mibi tuba turimo cyangwa se uburyo tubayeho ntitubitindaho cyane, ariko uba nk'iyi nama yabaye ibiduhaye amahirwe yo kubisubiramo, yo kubigarukaho, kandi ndizera ko leta y'u Rwanda igizwe n'abantu b'abahanga babyumva bakagenda babikosora. Ari bikosorwa immediately bivaho immediately bikabona ko byahindutse, hari n'ibindi bigenda bifata umwanya gake gake ukagenda ubona bihinduka. Nk'uko uzi u Rwanda uko bari rumeze 2009 2010, abantu bavuga iyo bintu bari kubafunza ariko ntabwo bafungwa, ruva hari n'intamwe bagutera, kandi nk'uko ubona n'abandi bari bafunzwe barafunguwe, bamwe bahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika. Rero mutekereza yuko biva mu ijuru haba hari izindi mbaraga nyinshi cyane zabaye, na leta y'u Rwanda ikagenda ibyiga ikavuga ati rwose ibi birakwiye, natwe tukwiye kuba kavuge noneho nk'umubyeyi, tukwiye kuba abana beza nabo twakuze kuba abana bakaba bakagenda bakagira bakafungura nk'abanyapolitiki bakafungura. Muzi ko ukuntu Diane Rwigara yashoboye gutsinda urukiko, buriya ntabwo ikomeye cyane, abacyamaza kuvuga ko ntabwo bafite gukora mu bwisanzure, bakavuga ati bari gushobora no kumukatira, bakavuga ati ariko bakavuga ati no, turabona ko Diane ari umwere turamufunguye, bazi yuko nta muntu uri bubafunge. Navuga ko ibyo byose n'iki n'intambwe zigenda ziterwa, twavuga yuko ntabwo bireba mu bede, ariko harimo intambwe no kuba u Rwanda rwakiriye ko umuntu wese. Kuri njyewe numva arimo inyungu ko ushoboye umwanya n'abandi bose babonye umwanya kubigaragaza, kandi iyo bigaragajwe ntabwo birangiriraho. Ariko nibyo navuga nti Ingabire yasabye Boris Johnson kujya gusura gereza, ntabwo byarangiriye. Yaramusubije ariko yaramubwiye ko nta mwanya afite. Yaramusubije. So ndumva ibyo tutagiye kubitindaho cyane. Ariko ikibazo sinzi ko Madame Ingabire yashaka ko Johnson haguruka kujya muri gereza directement, yashaka kumwereka situation iri muri gereza. Nanjye nagize kuri BBC World Service, nanjye nagize ikiganiro mu gitondo ko wese yagiye gutangira uwo munsi, nagize ikiganiro mu gitondo, nanjye narabigaragaje ko dufite ibibazo muri gereza. Urumva ko bacyuma bakarasa n'abandi ba Professor Kayumba bose barimo kurira muri gereza ko bikirimo gukemuka. So urumva icyo gihe ijuri yacu kiba byasose, igitekerezo kiba cyasose, icyo ntabwo cyangwa kuhaguruka ngo ujye Mageragere cyangwa ujye Mpanga cyangwa ujye hose, gereza ni nyinshi cyane. Icyangwa nuko situation mu gereza imenyekana, mbese n'ababishinzwe abacungagereza bakabyumva ko bintu birimo kuba atari byiza, ko bimugoresha isura mbi igihugu bigakemuka. Icyo nicyo cyangwa kuri njyewe, kandi ubu iyo message yakemutse, kandi nawe wacungagereza na Minisitiri w'Umutekano barabyumva, nabo na Perezida Kagame nawe mukuru wabo byose arabyumva, ntabwo yakurira kuvuga ati ndakeka ko yavuga ati ibintu murebe ibyo bikemuke. So ndumva ko ngiye kuri njyewe numva bifite akamaro, kuko hari igihe iyo bivuze bikumva n'abantu. Buriya n'ikiganiro ngiye nakoze kuri BBC World Service kiba cyarumvishe n'abantu bageze kuri 1,100,000. Miliyoni 100 harimo n'abafata ibyemezo. Abo bari hano niba bishobora kuba ari batabisasura iwabo bakaba babusubiramo none bakabiganiraho none neza kurushaho. So navuga ati gucyo gihe nabo twakoreye ubusa, kandi uko inama yaje ni ingirakamaro mu rwego rwa politiki, hari no mu rwego rw'ubukungu, hari ibyabaye nabyo n'ubushaka twabivugaho. Nabivugaho se nta kibazo. Mu rwego rw'ubukungu navuga ko nabyo u Rwanda rwagize rwungukiyemo cyane. Navuga ko nk'indege yacu ya Rwanda Air yashoboye kunguka, yabonye amafaranga menshi bizana abakiriya no kubacura. N'ikibuga cyacu cy'indege cya Kanombe nacyo cyarungutse, kuko ziriya ndege iyo ziparitse zitanga amadolari, ntabwo urabona ko KVCS tutanga amafaranga ya parking, nazo zitanga amafaranga ya parking menshi. Kandi urumva navuga ko twashoboye kubona imihanda mishasha yashoboye guhangwa, tufite mbere nayo abanyarwanda bazakomeza bayungukemo nyuma yaho. Noneho ikindi navuga ko amahoteli yarungutse, yashoboye kwakira abashyitsi, abakozi bazahembwa, minivare ziboneke, n'andi mahoteli amwe yashoboye kugura ibiryo byavuye mu Rwanda cyangwa se inyama zo mu Rwanda ashobora kugaburira abakiriya. Navuga yuko amamodoka yarakodeshejwe, amafaranga araboneka. So hari uburyo bwinshi cyane abantu bashoboye kunguka mu bukungu. Mu rwego rwa politiki u Rwanda rwagize igihagararo nyine cyiza ku rwego mpuzamahanga, nubwo rufite ibibazo byose ndetse n'ibibazo bya Kongo yari imaze kuvukamo, ariko ntabwo yabuje ko inama ikora iba. Navuga ko ari stadi cyangwa se igihagararo cyiza rwagize, natwe twarunguse ko twashoboye kugaragaza ibitekerezo byacu ku rwego mpuzamahanga, kandi bizakomeza biganiraho ko u Rwanda rugiye kuyobora iyi Common Wealth imyaka 2. Bivuga ngo ntabwo bigiye gushobora hasi y'akabati, kandi ndakeka ko nta muntu uzatubuza kuvuga
cyane cyane nkatwe twabonye uburenganzira wemewe n'amategeko ishyaka yacu ryemewe dufite uburenganzira kubivuga ari hano mu itangazamakuru ari mu nteko ishinga amategeko n'ahandi hose twabona icyo gihe abandi bashobora kubivuga bikarangira ariko twebwe dushobora kubivuga ngo birangiriraho kuko tubivugira no mu nteko ishinga amategeko n'ahandi hose mu nzego za leta ku buryo biragomba guhabwa agaciro bigakemuka so ndumva ko izo zose ni inyungu abanyarwanda twese twabonye muri iyi commonwealth muri icyo gamo cyangwa mu kwakira inama y'abayobozi b'ibihugu bavuga ururimi rw'icyongereza. Hanyuma muri iyi nama twabonye abadepite bamwe bo muri ibyo bihugu bifite ijambo rikomeye muri uyu muryango w'ibihugu bihuza abavuga ururimi rw'icyongereza basura Ingabire Victoire. Iriya ni iyihe message rero bishatse gutanga? Ntabwo mbizi mwazababaza. Kandi nawe barakugeragaho mbere. Message yabitanze. Nawe bakugeragaho mbere utaranemerwa nk'ishyaka. Buriya nuko buriya yari yanditse we niba mwarabikurikiye avuga ko inama itagomba no kuba mu Rwanda. Yari yabyanditse kugira ngo bari baje kumubaza impamvu bimva ko inama itagomba kuba. So navuga ko uburyo baganiriye simbizi ariko baje kumenya neza icyo ashaka gusobanura kandi uwibuke yuko yaranafunzwe bagomba no kumenya nayo mateka yiwe yose. Bira nta ngaruka bigira ku bijyanye n'amakuru ndashobora kubaha ku gihugu. Navuga ko mu gufatwa abafata ibyemezo bari bari kumwe na Perezida Kagame hariya niba barabiganiyeho simbizi ariko ubutumwa nyamukuru bwaragaragajwe ibyo Madame Ingabire yagaragaje nibyo twagaragaje twese byarasohose ndumva ntabwo yari yose ntabwo byabaye ibanga ntabwo byari ibanga ngo ni ibanga riraho yiba yagaragaje yuko abantu muri gereza bakubitwa cyangwa se bafungwa cyangwa se ari ibi n'ubutumwa nyine bwarasohose. Hanyuma rero u Rwanda rugiye kuyobora uyu muryango imyaka 2 iri imbere ni nk'icyo ubona gishobora kuzahinduka mu ndorerwamo yawe ushingiye ku byagiye bihinduka mbere ubwo mwabigaragazaga mutaranemerwa. Navuga yuko navuga ko ngiye ikintu nteze nuko nubundi cyane nteze cyane n'ikijyanye n'itangazamakuru nzakomeza kugishyira imbaraga yewe twakije no muri manifesto yacu y'ishaka mu migabo n'imigambi y'ishaka ko leta y'u Rwanda yafungura neza urubuga rw'itangazamakuru ryigenga rikabona amafaranga rikabona ubushobozi ibyo rwose Perezida Kagame natse uwo muhigo tuzamushimira. Ikindi ikintu cyo kwishura ukizana no wisanzura mu gutanga ibitekerezo nacyo ndizera ko kizazamuka cyane kurushaho kuko ubu iyo uganira n'abantu hanze agiye ubona bikandagira iyo uganira ibya politiki ukabona ati nawe ushaka kujya mu bya politiki bivuga ngo tugire abanyamakuru bwabo abanyamakuru ugasanga ari inkuru batinya kwandikaho ugasanga bashaka kwiyandikira izindi ariko nk'ubungiye k'urugero iyo twabonaga ejo bundi dufite ibitero muri Nyungwe hari igihe twabayeho mu kizima tumva gusa nkuru zimwe gusa za RBA Radio Rwanda Televiziyo Rwanda ariko itangazamakuru ryigenga wapi nta kintu kimwe nawe bagomba kumva ibyo babwiwe ari bagomba gukora iki kuvuga nuvuga no muri covid gitera hano mu gihe cya tuje muri zaguma mu rugo twumvaga amakuru gusa ya RBA nawe mukavuga ati Minisiteri y'Ubuzima nta tangazamakuru ushaka kuvuga ukavuga rijye gukora iperereza rijye kumva rimenye kuri nuvuga mu cyo gihe tuba tumeze nkaho tutafite icyo bita ubwisanzure buhagije bitangazamakuru cyangwa tutafite ubundi gukora cyo ta balance ukamenya ukumva ibya leta itangazamakuru ya leta ukumva itangazamakuru yigenga none wumva ukihitiramo ukuri kwawe ukabati numvise Radio Rwanda yavuze ibi na Radio Primo yavuze iki ubwo ngo bise ngo radio yavuze iki unavuga ati ari Primo na Radio Rwanda niki cyavuze ukuri ukabona ukavuta ati ni ubu wibuke yuko na Radio BBC yahuza miryango atarafungura mu Rwanda dufite Radio y'Amerika gusa nayo kandi ya BBC nayo ndifuza ko mu by'ukuri ubwo nayo katuyisabire ko nayo yafungurwa ko Rwanda rugiye guhebora ko bari wese bamvikana na BBC gahuza miryango nayo ifungura twongeye tuyumve kumugaragara ku Rwanda ko tuyumvira kuri internet nabo tuyumva kandi urumva natwe iki kizaba ikimenyetso kiza cyane yuko hari igihindutse BBC gahuza miryango nayo yongeye gafungura marembo tukayumva neza mu Rwanda. So navuga ati byose turabyiteze ku bijyanye n'imfungwa no gufungura abafungiye ibitekerezo bya politiki icyo numva ko immediatoma ntabwo kuvuga ngo gutegeza mu myaka 2 nuvuga ngo turizera ko immediatoma inama ikirangira ko yarangiye ko nta mfungo zongera kwitwa muri gereza kandi ibi rwose nibyongera ninongera kubyumva tuzongera kubikora ibikorwa bikomeye cyane nk'ishaka. Ibi avuga ko bafungiye ibitekerezo bya politiki bo avuga ko bafungiye ibitekerezo bya politiki urumva habamo n'ibyaha nuvuga ngo nagira inama abantu bose bashaka gukora politike yuko bajya bareba barindi bibaganisha mu cyaha
ni ukuvuga ngo ushobora gutanga ibitekerezo byawe ariko ukirinda kugwa mu cyaha. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byo guhakana jenoside hari itegeko ribivuga. Niba ushaka gukora politiki uzi ko ugiye kuvuga ibintu byo guhakana jenoside umenye ko itegeko rizagukora iki rizakugira. Icyo gihe bimaze kugufata biba bigoye kugira ngo abandi bakuvuganire. Urabyumva niba ugiye gukora politiki ukamenya ko ugiye gushyigikira imitwe y'iterabwoba cyangwa se irwanya leta ikoresheje imbunda, urabyumva icyo gihe uba watandukanye niyo gufite ibitekerezo bya politiki ariko bitajyanye na gutanga amahoro igihugu. Urabyumva ariko niba umuntu ashaka gutanga ibitekerezo bya politiki ajya ari mu murongo wo kubaka igihugu, ashakira igihugu neza, ashakira igihugu amahoro, atari mu gushyigikira intambara cyangwa se abashaka kurwanya bakoresheje imbunda, ashaka kugarura jenoside, kuko ndakeka ko nta munyarwanda n'umwe wifuza ko jenoside igaruka mu Rwanda. Nta n'umwe ujya mu byifuza. Niba hari ubyifuza ubwo nta wari umunyarwanda, nta waba akwiriye kuba no mu Rwanda, kuko twese twabonye ingaruka za jenoside. Kandi nta wifuza intambara buri wese yayibonye icyo yateje. So umuntu ushaka intambara, ushaka jenoside, ubu ntabwo yaba ari ibitekerezo bya politiki byakwakirwa kuko amategeko arahari. Ariko ari ibindi byose, ari gahunda y'uburezi, ari gahunda nkatwe twifuza n'umutekano urambye, tujya tuvuga kuri umutekano ariko twifuza umutekano urambye, twifuza ko dutera ibindi bihugu, ibitekerezo byose tukabitanga. Icyo gihe n'ubu umuntu uri mu murongo nta muntu wagomba kumubuza, uwo tuzamushyigikira natwe. Hanyuma Frank, wenda turimo tugana ku musozo, ejo bundi wakurikiye ikiganiro n'itangazamakuru Perezida Kagame na Madame Scotland umunyamabanga mukuru wa Commonwealth bagiranye n'itangazamakuru ku musozo. Hari umunyamakuru BBC wagarutse ku bijyanye n'indangagaciro z'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza cyangwa byahoze bikolonijwe n'Ubwongereza. Yaravuze ati indangagaciro ibi turi kuvuga uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, leta uyoboye isanzwe inengwa gukandamiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Mukuru w'igihugu ati nta somo dukeneye kuri ibyo. None uri kuvuga uti turizera ko ibyo bizakosoka kandi nta somo rikenewe. Oya ngiye cyo nakubwiraga nuko twebwe ibyo tuvuga tubivugira mu nteko ishinga amategeko kandi tubona ko bikosorwa. Urabyumva ngo hari ibikoso niyo muri gereza twavugaga umwe utabizi kabikubwiye noneho niyize gutanga ikirego mu nteko ishinga amategeko cy'abantu bakwitwa muri gereza bafungwa mu gereza bafatwa nabi cyane. Inteko ishinga amategeko iragifata ndetse nagaragaje n'abaraswa muri gereza n'ibindi byose nabigaragaza inteko ishinga amategeko ifata umwanzuro wo kwegezayo komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano isura gereza zose z'u Rwanda ijya gusuzuma bya bibazo navuze. Bahamagaza inzego zose za polisi, za gereza, abayobozi bakuru bose baraje na za ministeri baraza mu nteko barisobanura. Raporo irasohoka. Raporo yasohotse ivuga yuko bimwe ibyo twavuze basanze ari byo. Icyo batemeje nicyo kwica bavuze ngo kwica ngo byabaye ngo abishwe ngo nuko bari barimo gutoroka nyine bararaswa ariko ko ntabwo barashobashaka ariko twabigaragaje. Nuvuga ngo kandi ari cyahindutseho mwemwe mwagaragaje ko baraswa atari baba. Oya twa dufite amazina y'abaraswe dushaka ko inteko ibikurikirana byarakurikirana raporo ushaka kuze ku nteko urayibonera hari. So nuvuga ngo ibyo niyo bigaragaje mu nteko inteko ikashaka komisiyo ishinzwe umutekano ikakurikirana amagereza yose hafi yose barayasuye. Hari ibyo babonye nibyo twagaragaje, hari n'ibindi bavuze ko batakoze iki batabonye, hari n'imyanzuro yafashwe, hari inzego zatumijwe, harimo abakuru ba gereza, polisi n'abandi bose neza ministeri zaraje. Nuvuga ngo hari cyahindutseho, hari ubucucike bwinshi cyane, harimo n'ikibazo twari cyagaragaje cy'iki cy'ubutinganyi bukomeye cyane muri gereza. Icyo gihe hari byakozwe kugira ngo ibyo birangire, kuko icyo gihe abantu bari bafite ngo sizi niba ari za shitingi sizi ukuntu babyitaga, umuntu afite ukuntu arara ku gitanda akakashiraho zaje nk'ibintu bimeze nka shitingi kuri bya biragahumu, icyo gihe ushobora kubimenya babikuyeho nibaje bambaye amazina babyitaga. Hari ibintu byinshi byabaye. Ni ukuvuga ngo tuvuga ibintu bikagira ibisubizo. So ntabwo yuko ibyo perezida yasubije uwo munyamakuru yamufuje mu rwego rwa politiki, ariko mu rwego rwacu bari kuri tele hano tuzakomeza tubigaragaza kandi urwo bikemuka bizakemuka nuko mvuze bikemuka immediately bikemuka ko kanya ibintu bigire bikemuka gahoro gahoro. So je mfite icyizere cyane ntabwo gishobora kuvaho rwose. Ntabwo ikomeye wese tuzareberamo aho
tufite inyungu tuzakuramo rwose. Kuvuga rero ngo abakubitwa nabyo yarabigaragaje ariko stili biracyagaruka. Ariko ntabwo biri kurwa rugero byari bimeze nabi cyagiye kuko cyagiye abantu bafataga n'amapingu bakamukora no mu bitaro ari ku mapingu n'umurwayi bakamufungiraho afite amucyunga hariya bagereza aho ari no ku mapingu ku gitanda imagine uri kuri serum muri no kuri mapingu kandi ufite n'ababyeyi hariya bafite byose n'ubunyamaso ntabwo ari umuntu ndumva ko bimwe bagenda babihindura ndatazi n'amazina burya ntabwo ari kuvuga ngo ndetse nabigaragaje no komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu niyo yakoze iperereza ndetse nayibarije avuga ati yarabibonye nayo irabyemera nanabikurikirana ahubwo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Human Rights Commission yarabikurikiranye nayo so ni ukuvuga ngo ntabwo ari byinshi dukora bayivaye mu nteko ntimubikurikirane kandi niba yakoze ku mugaragaro harimo bimwe biciye mu itangazamakuru mu kuva ko byakitse ariko hari ibintu twabikoze kandi bikagira n'ibisubizo n'ibindi twagaragaje ejo bundi by'abapolisi barashe abantu n'abasirikare barashe abantu twayoboye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iranabikurikirana case by case buri kantu kose ibyabaye Rwamagana ibyabaye sinze mu Gatsibo ibyabaye za Nyanza byose yarabikurikiranye iduha na raporo yabyo ukuntu bimeze ntabwo se ubwo se uvuga ko igihugu kirimo kugenda kiba kirimo gukora ntabwo nabwo ko icyo nabaza kubona nuko umurongo wa leta nawo gushikira ko ibyo bintu bibaho oya leta ntabwo ishyigikiye ko bibaho ariko hari abandi bakozi ba leta bakora ibi ariko ko bibi niyo mpamvu hari inzego za leta zishobora gukumira iki niyo mpamvu dufite igisirikare dufite polisi ngo bafata abanyabyaha dufite n'indi kuko abakora ibyaha barahari kandi ntabwo bose ari abantu harimo abakora ibyaha bari muri leta nk'abo basirikare barasaba abaturage ntabwo ari kuvuga ngo RDF yabatumye ngo barasaba abaturage cyangwa polisi ngo general mukuru wa polisi yatumye abapolisi ngo bajye kurasa umuturage noya ariko bagira gutya bikabaho urabyumva ngira ngo ariko bagahanwa iyo bahanwe bitanga isomo ku wundi mupolisi akamenya ko bamufata neza imbunda yiwe iyo bikomeje tubone twabivuga kandi apeza nawe yagize guhaguka nawe abivugaho so nakuvuga yuko Jeff icyizere yuko ntabwo tuzaviramo aho ikomone wese tugiye kuyobora abantu tugiye kuyobora imyaka 2 byiza bizaboneka kurusha ibyari bihari reka dusoze tuvuga tuti uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza hari abawubona nk'ubukoroni mu isura nshya aho igihugu kimwe cyicara kigatumiza ibihugu 70 na bingahe ari kimwe bakavuga bati ibi ntabwo byaba ari ubukoroni mu isura nshya kuki hadashobora kuboneka n'ikindi gihugu nk'u Burundi gishobora gutumiza ibihugu byose byo muri Amerika no mu Burayi bikaza nabwo bikicara niba atari ubukoroni urugero hanze u Rwanda se rwatumye ibindi bihugu bikaza hano Rwanda ntabwo rwakoronijwe n'Ubwongereza amateka y'u Rwanda baje kurwa n'Ubudage bimaze gutsindwa mu ntambara y'isi baruragiza Ububirigi ubwo twavuga ko u Rwanda bakoresheje n'Abadage n'Ababirigi umunyamuryango wa Commonwealth kandi yatumije inama yabaye ejo bundi twumvise ko Commonwealth yemeye igihugu cya Togo na Gabon byombi ni ibihugu by'Abafrancophone ndetse na mbere y'u Rwanda harimo ikindi gihugu cya Mozambique cyakoresheje n'Abaportugize nacyo kirimo nuvuga ngo Commonwealth yagenda iraguka mbere yatangije n'ibihugu yakoronijwe ako inyungu zayo zagiye zaguka none usangira no kugera no kubandi bakoresha no Bufaransa na Portugal n'ibindi bihugu navuga yuko mu buryo bwa politiki nabo navuga ko ubukoroni bushasha ubu no buryo kugira ngo abantu bashobore kuba bakwiteza imbere ariko akanuka niyo colonialism sinzi n'ubucyungu uburyo bwo guhindura imikorere y'ibintu nyuma y'ubukoroni nabo kari muri Commonwealth gusa cyangwa se no muri Nations Unies karimo muri Bank Mondiale buriya nayo karimo muri FMI IMF karimo usanga nyine n'ubundi bya bihugu bikomeye bica muri Bank Mondiale bikashaha amabwiriza ati nimudakora iki nako turi ba mafaranga muri FMI muri mudakora n'ibindi nako turi ba mafaranga so nabo twavuga ngo Commonwealth ne tujye gushinjira kuko Commonwealth hari inyungu ifite kandi muri bihugu bya Commonwealth umenye yuko hari bimwe bikemera umwamikazi w'Ubwongereza ko ari we muyobozi mukuru w'igihugu cyawe nka Canada na za Australia na n'ubundi bafite perezida cyangwa umwami bemera ko umwamikazi ari we urumva ko baracyari kumwe na ibihugu ya El Maurice nabo baracyari kumwe nabo bafite umwami cyangwa perezida n'ibindi bihugu ntari burondo so nuvuga ngo baracyafite relation kandi bivuga n'uyu mu gikomangoma Charles yabivuzeho ashari ibihugu bifite relation na famille yanje ko niyo ko yabivuze hari nyine ngo umwamikazi baracyamwemera nk'umuyobozi mukuru w'ibihugu byabo n'ubu bafite
batora abayobozi babo ba premier ministre babayobora nyine. So navuga yuko izo relation ziracyahari, ariko n'ibindi bihugu nka Uganda na Kenya, Tanzania byo bifite birigenga burundu, ntabwo bifitanye relation na famille, bifitanye relation na Commonwealth n'Ubwongereza, ariko ntabwo bifitanye relation na famille. Ariko nibivuze yuko n'u Rwanda natwe turishima kuba twagira na relation n'igihugu cy'Ubwongereza, kandi ndakeka ko rwagiye gukora n'izindi nyungu nyinshi za politike tungukiye cyangwa se no kungukana n'ubu. So mutubifata cyane yuko ari ubukoroni, tubifata ko ama inyungu nyinshi zitandukanye z'ubukungu za politike n'izindi. Ibyo ubukoroni biri hose, ushobora kubona muri banki mondiale uko nari mbivuze, banki y'isi, mu kigega cy'imari mpuzamahanga FMI n'ahandi, usanga nyine harimo akantu ko abantu bashaka gutegeka abandi, ariko natwe tugomba gukora cyane tukire twigenge kuri tutazabitegeka n'abandi. Reka tugushimire cyane Honorable Frank Habineza, twaganiraga cyane twibanda kuri iyi nama ya CHOGM iherutse kubera mu Rwanda, yarangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Mwakoze cyane kuduha umwanya kugira ngo tubiganireho. Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze cyane.